Kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Uyu ni wa mwanya rero twari twabasezeraniye kongeye gusura wa mugabo harya ngo ni Aimable Nzapfurundi ariko ufite amazina ya Somana Alex. Aha twamusuye rero uyu munsi, hari ikiganiro yari yatwemereye mbabarire, yatwemereye yuko azatubwira uburyo umuntu ashobora kwigira akibeshaho adatunzwe no gusabiriza, ahubwo agatungwa n'amaboko ye. Umeze neza? Yego turaho Murakomeye cyane nk'uko ubibona. Yego, kuva cya gihe nta kibazo, nta bicurane, nta nkorora, nta n'ibiteganyijwe. nta biteganyijwe. Waba wowe uripangira? Oya, ntabwo nipangira, ariko nanone nk'umunyarwanda ngomba kugira akantu nigobekera nka ka mituweli kugira ngo nindamuka afashwe n'uducurane nzabikemure kwaje. Ubwo abataratanga mituweli babe bumva akamaro birumvikana ka mituweli. Yes. Hanyuma uvuze mituweli, kandi mituweli abantu bari gutaka yuko amafaranga ya mituweli bayabuze. Wowe ukuraho amafaranga mituweli ntabwo yabuze, kubera ko imirimo irahari. Ibahehe imirimo urabona nk'ubwo tuvuye mu gihe cy'isarura ry'imyaka, ariko umuntu hari abarimo nk'urubyiruko bazi ubwubatsi, ububaji, ubusuderi, kanishi n'ibindi n'ibindi. Abantu basaruye imyaka bafite amafaranga barimo barubaka. Yes, imirimo irahari. Okay. Yes, wari watubwiye rero yuko ngo ushobora kutuganiriza ukatubwira uburyo abantu bashobora kwibeshaho batunzwe n'amaboko yabo. Ngira ngo mfatiraho urugero, mbwira nakwibeshaho undi. Okay, nkawe urabona uri umusore, uri bogari, ufite imbaraga, wakora imirimo y'ingufu, birashoboka. Narwana? Oya, ntabwo warwana. Ihinga iyo rigeze wafata isuku ukajya guhinga. Hari imyuga iciriritse, urugero nko gukora amasabune, wakora uruganda rutoya. Nabizi kubyiga, amashuri arahari nyine. Abantu ikibazo hanze haba ikibazo abantu bafite. Yego, uravuga kujya guhinga kandi nta murima mfite, sibyo? Yego. Ndahinga he? Iyo umuntu adafite umurima, urabona leta yacu buriya igenda ireba muri buri nguni. Hari abantu bazakagura amasambu kandi ntabwo bafite kuyubaka cyangwa kuyakuramo ibikorwa runaka. Noneho leta iragutiza. Iyo udafite ubutaka, leta iragutiza ugakora ufite imbaraga. Ubariza hehe? Ubariza ku nzego z'ibanze zikwegereye, ziragufasha. Ubu najya kwa mudugudu akandanga. Ubwira mudugudu ikibazo cyawe, mudugudu yabona hari ubuvugizi agukorera, adafite uburyo yabigufashamo akagufasha hejuru bakakubwira inzira wanyuramo kugira ngo ukabona ahantu uhinga. Umuntu wibazaga ngo aho guhinga harabuze, ukaba umuhaye igisubizo cyane rwose. urongeye uti indi myuga iciriritse. Imyuga bayiga bate ko amafaranga yabuze? Leta yacu igenda idufasha, icyo bita short courses. Ntabwo kizi kwiga iby'igihe gitoya. Hari ukuntu abantu biga ibintu by'igihe gitoya. Icyo gihe leta nabwo iyo utishoboye, leta hari ukuntu igushakira ubushobozi ukiga. Nk'urugero nko mu murenge wacu wa Ririma, dufite imishinga itandukanye leta igenda yinginga, ariko muri ukuntu bari abantu batishoboye dufite nka macegariya ijya idufasha, tukagira n'indi mishinga nka za Rise Farm n'indi yose itandukanye. aho ngaho niho leta igenda ikomanga kugira ngo wa muntu utishoboye arebe ko yabona uburyo bwo kwiga. Reka noneho tumufate wa muntu utishoboye agiye kwiga, avuyeyo arakora iki? Leta n'undi ni umubyeyi kandi nta mwana ugicuka. Leta nanone irareba ukuntu wa muntu umaze kwiga imuha agashoro gatoya. ari bumva ngo BDF ntabwo yizi. Wasanga utayizi. Urimo uratubeshya. Ntabwo uzi BDF? Igipindi giteye ubwoba. BDF iyo uyishaka kugira ngo umenye amakuru yayo nimba utayazi, jya kuri Sako baragufasha. Hari umujyanama ko batubwiye yuko BDF
amafaranga yayihera abakire. oya ibyo ni ibinyoma ahubwo abo ngabo abakire bafite ukundi kuntu babibara ku ngenzi ko BDF ifasha abantu batishoboye b'abakene ikabaha badafite amafaranga. ubushobozi ariko bafite ubumenyi wamaze kwiga leta yagufashije wize umaze kugira icyo ugira ufite certificate igaragaza ko wabyize noneho BDF iguha igishoro ugakora siga twibera baryohe. Ibintu bya BDF ntabwo njye mbyemera. Ntabwo byemera? Ntabwo mbyemeye. Byasaba yuko uzongera ukansobanurira BDF. Ubu ngubu BDF abantu baha igishoro bagakora cyane rwose. BDF irakibaha. Nanjye yigeze kumpa igishoro cyo gukora inkweto ariko ubu ngubu ndi gushaka ukuntu nabihindura nkajya mu bindi. Inkweto warazi kamiritse neza neza. Narabikoze. Ubu ikirenge cyanjye kingana gutya wagikorera inkweto cyane nagukorera. Uramutse umpaye akazi ahubwo nuko wampaye akazi ko gukora inkweto ubundi heze ko nambara inkweto imwe. Wambara inkweto imwe yego turagusanira mu minota mike cyane rwose tuba turwaye inkweto. Ubwiye nisaza uzaza unkorera. Yego. Aha noneho rero ko hari abasore n'inkumi bavuga yuko babuze akazi, aho ushobora kuba dukurikiye cyangwa ari bukurikirane iki kiganiro ndetse umuntu akaba yarihebye yibereye mu rugo avuga ati byaranze burundu ntegereje gupfa. Abantu nibagerageze batinyuka. Cyakora ubushobozi ntabwo bwabuze mu bantu kuko nabivuze wakomanga umva hari icyo udafite wakwegera mugenzi wawe akagufasha cyangwa se na leta ubwayo nk'umubyeyi iragufasha. Yes. Ahubwo ikintu abantu tugira iki kibazo ni ukwitinya. Urugero yewe ejo nanakubwiye ko turagomba hari umunsi tuzavugana kuri chapter y'abafite ubumuga kuko nanjye ndi muri iyo ka ntacyo reka duhite tukomerezamo. Yes, urugero nk'abafite ubumuga usanga yitinya ko se biriya nabishobora ese bundi biriya ese nimba bacu barampaye akantu kaza nk'akanani ese buriya uravuga kanani hari n'utagafite. Yes, niyo mpamvu baza gutishoboye hari aho yakomaga leta ikamuha igishoro ku kagari ku nzego z'ibanze. umva uri intore kabisa. Icyo ni igipindi emaho. Oya ntabwo njya mbeshya. Ubu ngubu tujya hariya muri santere tukabaza abajene bahari. Nubwo twahamagara tukabaza abajene bahari nibatubwira nibagutamaza bati uwo mutipe arimo arabeshya rwose ntabwo gute. Ubu ngubu tugiye kwa gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge tukamubwira tuti akazi kabuze. Yes. Si uguhita tujyana mu nzererezi. Mu nzererezi bajyanayo. Tubajyane mu nzererezi abananiranye. Ibyo biti birara. Ngira ngo batwara abadafite icyo bakora. Kutagira icyo ukora ntabwo bivuze kuri kirara. Ni ukuri. Ahubwo bakugira inama ati se urumva wakora iki? Ati njyewe nakwiga gukora amasabune, nakwiga gukora amavuta, gikoto ndetse n'ibindi. Noneho bamara kumva icyo ushaka bakakubwira ati okay noneho reka ture kuntu twakubariza kwa bazakwigisha. Bakwigisha. Then nk'uko bamaze kukushakira ubushobozi bwo kwiga baranakomanga hano atari wa muntu wacu umaze kwiga. Dufite umuntu urangije kwiga. Yego. Ariko akeneye imashini isudira. Yes. BDF igabicisha. BDF nizo nshingano zayo nicyo ubwo rwego rwashyiriweho. Umuntu rero agiye kwa BDF tuvuga yarangije gukora amasabune cyangwa arangije kwiga gusudira arangije kwiga kubaza BDF imuhaye amafaranga ayajyanye mu kuyagura umuceri bakoresha ibyo atagenewe. Yego naho gira icyo umubwira. Ubu ngubu ni kwa kundi wishima ibiheri kandi urwaye ikibyimba. Ukajya kwishima ibiheri kandi urwaye ikibyimba. Ni ukuvuga ngo yari afite ikibyimba cyamuryaga aribwo bukene. Baramurihiye imbaraga leta yashyizemo zo kumurihira none arahindukiye wenda nisonze reka nigire icyo gihe ahubwo nakore namara gukora hawe umuceri. Bankubise wenda miliyoni imwe nkahita mbaho nk'uwa miliyoni
ndagira ngo ugire icyo ubwira umuntu umeze gutyo. buriya abanyarwanda bari bazi ubwenge, Mm. habaho amazina bitaga ngo babirya uwiziritse. Mhm. buriya kugira ngo utere imbere bigira kwizirika. habaho icyo bita save, Mm. ugasevinga, Yego. ukizigama. Yego. Yeah? Yego. ukizigama kuvuga ati bo nimba ninjira ibihumbi 5 Mm. reka nkureho byibuze 3 mbishyire hariya mbigure ibikoresho, Mhm. 1000 nkureho 5 Mhm. ya save azandepana igihe bizaba. bivuze ngo ya mafaranga n'undi yaguhaye y'inguzanyo ntabwo ari ayo wakoreye, yakoresha ibyo ugomba gukora, sibyo? kandi nicyo inguzanyo nashakaga nyine aho ngaho. uwo muntu bamuhaye inguzanyo aho kugira ngo ayikoreshe ibindi bitari byo yabisabiye, nayikoresha icyabigenewe, Mhm. noneho ibindi bizaza nyuma. wari ukomoje ku bamugaye n'abafite ubumuga. Mm. ntabwo ari abamugaye, abafite ubumuga. Yego, urakoze kunkosora. yego, Yego, abafite ubumuga bo ngo bimeze bite? abafite ubumuga usanga twebwe twitinya, cyangwa se ariko si ukwitinya. Mm. amateka ya kera yacu iyo wabyaraga umwana ufite ubumuga, urumva nk'ikinyarwanda twakoreshaga nyine twabitaga ibimuga, ntituranakibagirwa cyose, na generasiyo y'umunsi usanga harimo ababivuga. Yego, ariko ni abafite ubumuga, ni umuntu ufite ubumuga kubera ko yagize ubumuga atahisemo. umuntu ashaka kugira ikintu ariko atagikunze cyangwa se atagihisemo, ariko ushobora ikintu kubana nacyo, kuba ikimuga cyangwa se oya nta kimuga, ntabwo byumva. Okay, kubana n'ubumuga. yego, ni ukuvuga ngo rero abafite ubumuga uyu munsi usanga twebwe twiheza ngo ngewe se unashobora iki, kandi ufite byinshi ushoboye. ufite byinshi ushoboye, ntabwo icyo aba ari ugusabiriza. wadoda inkweto ni akantu koroheje. niba ufite ubumuga